Salama bro. Salama. Ahantu wandangira akazi se kizama. Mvamani hariya niho numva ngo bashaka umukozi wo kurara izamu wahagera. Hariyo sawa kabisa kangereye. Nari turi kumwe. Kiriya kintu uko nyibonye bazagica pe, kirabona ari ahantu kizashobora kuharinda. Mwiriwe. Bite shaka. Bravo boss. Iyo tutabase na kutu. Bite Se boss, aretse gusubiza. nyine uje no mu rugo rwanjye utangiye no kumvugisha ho. Umuntu ufite amajyaga menshi uje gukora ikibwira cyo gukora niba uje no kunyishyuza mwishyure. Icyo nzi cyo nuko nari mwibyo n'ijya abantu bambara strabage uzira. Ushaka iki? Boss nyine yaje kukwaka akazi. Azi turabona hano gafite mu ntoki. Oya, Hari cyangwa ubonye ara kumanda cyangwa ko bashaka ko dushaka dukeneye umukozi. akazi boss, aretse guseneza basi. Ngende gushaka akazi. Siko niko pesije kawunga kamaze amezi narayi. Hanyuma nindakuye ko njye uzakwishyurira. Ngende ashaka akazi boss. Ndashaka akazi. Yakora da. Ushaka akazi. Ushoboye akazi. Ntako kurariza. Izamu koko nta kibazo ndagafite. Ariko hakagira n'ikitwa umujura kizangerera mu rugo. Nose boss, ni pusi zatoragura vuka nzayiruka. Kandi zajije. Ubundi sinzi umuntu unzanirishije azikura. Ubundi ndukurangiye hano. Nyine no umuhungu duhuye witwa Nkawe. Ni Ni ikigori oya gikawa. nyine boss ndashaka akazi kabisa. Okay, nta kibazo. Diba cyane ukuntu cyangire strabag. Wewe nkwereka aho uzajya urara. Ariko kumvikane iyo pusi uri kuvuga. Navoka, urukura zinovoka. Zinovoka n'icyo zijyangiye nyine. Uyikoraho. Tugende se. Iyi ni inzu dore uzajya urara. Hano ngaho. Tiri kutuzo. Abazo boss. Iyi ngiyi izajya iraramo. Ubwo gutangiye kwishima inda. Ubwo ntuzazimperera abana. Dore ngaho. Boss muri douche. Ntago ari iwanyu se ariyo wagiraga uzajya ujya kurara iwanyu rero. Nose boss, hangaza uko na moto ritakwirwamo. Hanyuma se Kandebe iyi. iyo ni toilette. Hanyuma wemerewe kwinyamo. Kundeba se. Kandi wowe ndi kubona udashaka akazi. Wagiye. Nako mbwira ngaho mbwira. Ntari ino douche nzajya nyira. N'icyo nyine hari ikindi. Nta pusi ugomba kwinjiramo aho ngaho. Yego boss. Kandi ikindi ntabwo ugomba kwinjira muri ino nzu wambaye inkweto. Ntari bi boss, ntari. Gafotozi. Oya gafotozi. Karamesha. Ngwino hano. Gaje. Gafotozi. Ngo bimeze bite se? Harya niwe mpamagara ukanyita sha. Dore uyu nguyu do. Murangi. Umubwire neza ibiba hano. Umubwire amategeko ya hano. None se injiji yaje gukora iki? Ijiji mugenzi wawe. Ushaka kuvuga ko njye injiji nk'iki gihuye nene? Ijiji na bene wawe. Mubwire uko ibintu ugomba kugenda hano wowe mubwire amategeko yose wowe. Umva amabwiriza hano. Akasuko marure hajana. Umva amabwiriza hano. Umva sasa iyi injiji ni ndayiyoboye hano. Uzi n'ikindi? Ari kanzi. Ganiki. Hano akazi kawe. Wewe gafotozi. Narambira mu nzu. Hakoze boss n'imihoro. Genda pira mu nzu se wenda jya hano turana. Paka. Wibashye ugaruka. Umva. Ubundi ni wa ntahi. Nta umuntu ujuzanira abakozi nk'abo. Ako serandi roje nkawe wowe bambwe ngo nanyiriza ari kugushaka ugura aho hasana. Ariko si ubu ngubu uriya muntu nirukanye. Oya, nkeneye umuntu
kuko gafotoza agize iminsi neza abantu nubwo agiye yagaruka sinjya mwizera. Reka ngire niko yewe niko vai nase boss kungaruka kandi wanyirukanye nta kibazo. uriya muhoro nari ndi kugira ngo nkange gafotoza akunda arwaye mu mutwe. Niho bundi ugira ngo se ubundi uzi imyitozo ndayizi cyane. nicyo kintu gihambaye cyanyereka uzi imyitozo. Ariko boss nyine ndayizi pe ndayizi. Urashonje se? Ariko ikindi reka basi mbanze nkwereka imyitozo yanjye uragira nyuma. nta kibazo. yewe nakuzaniye kundi ndetse nakuzaniye kunzenyura ibintu. Ako boss wihangane kabisa. Wihangane n'imyitozo yanjye. ubu we ntuzangubita. Wabwo nza kukira abajura. Abasura ni Ariko boss. Nose boss. cyo ni iki kiri gukubita ku nzu yanjye? cyo ni iki? Nigikira wana barabafasha. Yo cyagiye izamu cyagiye he ko banteye. nyuma yo kunyica nyuma yo kubanza kunyica banje kunsenyurira inzu. Ubu ngubu iki ngiki se gusa. Reka ngende.